Yohana turi busome amagambo atari make ariko mu mwanya mutoya dufite kubera ko dufite igiterane inyamata ariko umwanya wo turawukoresha neza. Abafite Bibiliya dufatanye Yohana ibice 5 dore ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 9. Yohana ibice 5 dore ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 9. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Umurongo wa 8, Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Imana ishimwe cyane. Nabwiye ngo turasoma amagambo atari makeya, ntabwo turi burusome iri ryonyine, ariko turasoma mu mwanya utari muremure nanone. Haleluya. Kuri iri jambo dutangiriyeho rya Yohana ibice 5 kuri umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Uyu murwayi wari uri ku kidendezi, ngo uko kuri iki kidendezi abantu bari ku mabaraza atandukanye, ngo bajyaga bahategerereza kugira ngo marayika namanukira mu mazi akihinduriza, utanga abandi kugeramo ngo yahitaga akira. Rero byatumaga bahora kuri ayo mabaraza, kujambo ratubwira ngo hariho amabaraza atandukanye, bigatuma bahoraho kugira ngo amazi naza kwihindukiza marayika amanukiyemo uwa mbere ahitagwamo. Uyu mugabo rero tubonye ku murongo wa 5 ngo we yarahamaze igihe kirekire, ngo uburwayi yaramaranye imyaka 38 kandi nawe ari kuri icyo kidendezi. Ariko ngo Yesu ahageze amurebye ngo amenye yuko amaze igihe kirekire, arangije aramubaza, amubajije atangira kumubwira ko yabuze umuntu wo kumushyira mu kidendezi amazi yihindurije. Kuko uyu murwayi ku myaka 38 ngo yari amaze ari ku kidendezi, yahagurukijwe n'ijambo ryatuwe ku buzima bwe. Ntiyahagurukijwe nuko marayika yagezemo nawe ngo ahite yibiramo, ahubwo yahagurukijwe n'ijambo Yesu yavuze. Aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Ngo ako kanya ahita arakira, ngo ahita aragenda, kuko ijambo rikomeye ryari ryatuwe ku buzima bwe. Ubu muzi imbaraga za mukwatura. Mu minota mike Imana bimfashemo usobanukirwa imbaraga ziri mu byo twatura. Amen. Amen. Birakwiye ko abantu bazimenye. Kuko wazimenye, hari aka experience gatoya umuntu agenda areba mu bigendanye no kwatura. Ntiduhora dusenga tugasengera imivumo. Wateguye icyigisho kigendanye n'ibihe tugezemo. Kwatura. Amen. Iri jambo ejo ryanjeho cyane, rinzaho. Nicyo gika tugezemo. Batari bwiza iri jambo ryatuwe baraza gutakara. Kwatura. Uyu murwayi nihagurukijwe n'abanyamasengesho 30 bamugose, ngo bamara iminsi ngahe bari gusengera uburwayi. Yahagurukijwe nuko yatuweho ijambo byonyine, ahita yikorera uburiri bwe. Ngo hari ku isabato, ngo abantu bavuye mu isabato abandi bakirimo, ngo bamubone n'uburiri bambwa ngo yewe nibite byawe n'uburiri ku isabato. Arabwira ati mumbabarire, iri jambo riramfashije.
arabwira ati mumbabarire kuko imyaka 38 buri kwezi buri cyumweru isabato yarabaga, isabato ntiyambatuye aha. Mwese mwabaga mu isabato mukaba mu mihango, nta wigeze aza ngo agire icyo amarira. Rero uwanyijije uwanyatuye w'ijambo niwe wambwiye ngo ikorere ururimi bwawe wigendere. Imana ishimwe. Umenye imbaraga ziri mu kwatura, nurangiza satani n'abadayimoni ntibazongera kugutera ubwoba, abarozi ntibazongera kugutera ubwoba, abakonikoni ntibazongera kugutera ubwoba, kuko hari imbaraga. Haleluya. Imana irema umuntu ifite ibintu yamuremanye akwiye kuzirikana, kandi ibyo bintu iyo wabimenye ujya ubivanamo umusaruro. Dukwiye kumenya ikintu cya mbere, Imana yahaye umuntu ubwenge, yaduhaye ubwenge, dutandukanya n'inyamaswa, iduha ubwenge. Hari n'ijambo rivuga ngo habuzeho gato ngo tumere nk'Imana. Undi mwanditsi arandika ngo umuntu ni akamana gatoya. Kuki? Kuko hari ibintu wahawe, nanjye hari ibintu nahawe inyamaswa zitahawe. Ubwo bwenge nibwo butuma ureba habaho abadogiteri bazi kubaga umuntu bakamusatura bakamugira muzima, ibyari bimugoye bakabikuramo bakongera bakamuteranya akaba muzima. Izo ni imbaraga Imana yahaye umuntu. Amen. Ikaduha imbaraga zo kwicara umuntu akadizayininga ibi bintu. Mu by'ukuri ubwo ni ubwenge, ni ubwenge Imana yahaye umuntu. Nta nyamaswa yakora ibi ngibi. Umuntu akicara akafata ariko iki giti nshobora kukibyaza umusaruro. Umuntu akicara akavuga ati ni gute nshobora kurema iki gifuniko. Ubwo ni ubwenge Imana yaduhaye. Iyo umuntu yasobanukiwe ubwo bwenge abubyaza umusaruro. Ikindi kintu twahawe kwatura, kwatura. Haleluya. Kandi buri uzarebe ikintu umuntu ahora yatura abacyo. Ikintu uhora watura, umuntu uhora watura ngo ndapfuye birarangiye, iyi ndwara izanyica, izanakwica. Sinkubeshya, izanakwica. Twasenganye n'umuntu, ntabwo ari inkuru mbarirano, twarasenganye, twaricaranye, twarasenganye, kandi yarafite ibibitsanyo by'umwuka wera. Yari umuhanuzi muri make. Yari umuhanuzi, yari afite impano zigeze mu 9. Yari afite impano pe. Ariko yajyaga yica bati ngewe iyo ndebye mbona iri juru ntazarijyamo. Afite impano 9. Iyo ndebye mbona iri juru, kandi koko byashoje urugendo rumunaniye. Ikintu wateye kikubaho. Namaze kubona yuko ibintu umuntu yatura biraba. Iyo ndwara ufite ujye ukomeza ubyature. Iyi ndwara ariko ubundi usingiye gupfa butegura n'isanduku naho bazagushyingura kugira ngo utazaruhanya, kuko ibintu watura bizakubaho. Amaherezo yagiye Tesalonike, nka cyagiye cya Dema nawe yasubiye iyo ngiyo, kandi yahoraga byatura. Ariko ati ngiyo ndebye mbona rwose iri juru wapi. Kandi yafite impano 9. Yakubitaga ruga akavuga ngo ijuru riramanutse, ukaba watega amatwi gusa wowe ibyo wari urimo ukarekeraho. Yakubitaga ruga. Nizo ndimi za mbere numvise nziza kuva nasenga. Yesu we, indimi za mbere zisobanutse kabisa neza, nawe ugahita wumva ugiye mu mwuka ukumva nawe biraje. Yari yuzuye impano, yashobora kurambika ikiganza ku muntu ako kanya akaba rwose umutwe ako kanya. Ariko uko nahora avuga yajyaga avuga ati ngijuru mbona ntazarijyamo. Kwa kundi mushoje gusenga abantu baraganira, abantu ntibahora bari mu mwuka ngo iravuze ngo igeze gute, bigeraho mukasubira mu mukaganira nk'abantu uru rugendo.
neza mu bugingo kuko yararimo igikoresho cy'Imana pe, yarimo ibitsanyo by'Imana, yarimo umwuka w'Imana, yarahanuraga, yavuga mwami Yesu we, yari afite ibintu ntakubwira ariko bisoza bibaye. None ajya nkubwiye ngo imbaraga ziri mu kwatura. Hari ijambo nabwiye mwihangane turi busome kugira ngo tugende tubona izo mbaraga. Ni ibintu biri reyeri, ni ibintu byabayeho, ntabwo birimo hano muri Bibiliya. Hari ibintu tuvuga abantu bakajya bagira ngo ni ibintu umuntu ari guhimba. Oya, ntabwo ari byo duhimba, ahubwo ni ukuri. Ibyakozwe n'intumwa, twihute tuwasome. Njye sinjya mbasha gusomerwa, buriya nari kuba nabwiye umuntu ngo nsomere, ariko iyo nisomeye nibwo numva byinjira neza. Dusome mu Byakozwe n'intumwa igice cya 14, turebe imbaraga zo kwatura. Uyu murwayi tumaze kubona indwara yamuvuyeho nyuma y'imyaka itagira uko ingana, yamukuyeho n'iki? Ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 8. Turebe Pawulo nawe akiza ngo wari ufite ubumuga ngo irusitira. Umurongo wa 8 ngo irusitira hari umugabo wavutse arema ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Umurongo wa 10 avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arabadaduka aratambuka. Turekeraho. Pawulo ngo yaramurebye, ariko uyu muntu nawe ngo yari afite kwizera. Pawulo arangije aratora amubwira ngo haguruka, ngo kandi ngo ntabwo yari yarigeze. Avuga ngo ibyo birenge byawe haguruka uhagarare utambuke weme. Ngo bimubwiye umugabo ngo ako kanya ngo arahaguruka, ngo arabadaduka, abantu babona aratambutse, igitangaza kiba kirabaye. Iyo ukomeje hepfo ngo abantu bagize ubwoba baravuga ngo Imana zamanukiye muri bo. Ngo Pawulo batangira ngo kumwita Imana, ariko aravuga ati musigeho, ni Kristo uri gukora imirimo muri twebwe. Izo ni imbaraga z'iki? Zo kwatura. Haleluya. Indwara zananiranye, ubumuga twavukanye, ibyo byose hari ijambo ryaturwa ku muntu, amateka agahinduka. Abantu bajya basengerwa, ushobora kureba umuntu mwitanu ukumva Imana yakubwiye ngo uyu muntu ariho umuvumo. Umuvumo mujya mumenya icyo ari cyo. Umuvumo cyangwa tuvuga umuvumo, sinzi, hari ibintu abantu bamenyera ariko ukaba utamubaza ngo icyo ni igiki mu by'ukuri. Umuvumo mujya mumenya icyo ari cyo. Murakizi? Bamwe bashobora kuba bakizi, abandi bashobora kuba uko bakizi atari ko, abandi bashobora kuba bagikeka. Ariko umuvumo ni ibyo waturwaho, ariko ibyo bintu watuweho byo ni ibintu bibi ku buzima bwawe, kandi koko byakwaturwaho bikakubaho. Ngo ba nyirasenge abantu ngo bajya bagira imbaraga, mu yandi magambo bikakugiraho ingaruka, bikakugendaho. Ngo umuvumo wa nyirasenge ngo ntujye uva ku muntu, niko Abanyarwanda bavuga. Ariko hashimwe Yesu, twamenye ko muri Yesu imivumo yose ituvaho. Haleluya. Muri Yesu iyo mivumo yose ituvaho. Nibashaka rwose baba ari abafite ibimeze bite, iyo mivumo nabyo nababwiye ngo imbaraga mbi nazo zatuwe ku buzima bw'umuntu zijya zimukurikirana. Ubumuga ubwo ari bwo bwose waba ufite, waba uremaye mu buryo bumeze gute, waba ugendana ubumuga bwo kutabona, waba ugendana ubumuga bwo kutumva, ubwo kutagenda, ubwo ni ubumuga butandukanye. Ariko ibyo byose mu kwatura twabonye ko hari imbaraga zibasha kubikuraho. Imana ishimwe cyane. Izi mbaraga rero ni iki gituma
izi mbaraga zitagira ubushobozi rimwe na rimwe ku bantu, ko izo mbaraga ziriho. Pawulo yahagurukiye kiriya kirema, nta zindi maji yakoze, nta zindi maji uretse kuvuga gusa ngo haguruka. Uku kwatura kugendana no kwizera. Amen. Kwatura kugendana no kwizera. Kwatura kutarimo kwizera kubyara ubusa. Kwatura kutarimo kwizera kubyara ubusa. Imana igatanga iyerekwa ikavuga ngo gutya, undi nawe ati oya byakabaye bimeze gutya. Kwa nka cya gihe cya Namani ubwo yari agiye i Siriya, umugaragu w'Imana Elisa ahishurirwa icyo gukora, aravuga ati mugende mumubwire agenda abigenze gutyo. Uko nuko yarahishuriwe. N'uyu munsi Imana ishavuga ati muhagarare, ngiye gukora ikintu gishya muri mwebwe. Amen. Izere, ntiwizere n'umuntu uri kuvugira imbere yawe, ahubwo wizere icyo Imana iri kuvugira muri we. Amen. Ntimukizere abantu, ahubwo mujye mwizera icyo Imana ivugira muri bo, kuko niwizera icyo Imana ivugira muri bo, icyo ngicyo kuko atari icyo umuntu, ari Imana yamutumye, Imana izaherekeza rya jambo yavuze ku buzima bwawe, nirirangiza rikuremere ibishya bitari biriho. Amen. Haleluya, haleluya. Imbaraga ziri mu kwatura. Aka gakiza twahawe, abenshi twicaye hano twarakijijwe, siko kure? Twarakijijwe, twizeye Yesu, twasezera ingoma ya Satani. Agakiza se twagahawe n'iki? Twakakiriye kubera iki? Twakakiriye gute? Yesu yabambwe rimwe ku musaraba, apfira ibyaha by'abari mu isi, rimwe gusa ku musaraba, amena amaraso ku bwa twese, abari kure n'abari hafi, aravuga ngo abazizera bose bazakizwa. Aka gakiza nta kindi twakabonye, twagahawe kubwo kwatura. Muze gusoma Abaroma 10:10, ntabwo muze kubisoma, wenda mujye mwandika Abaroma 10 cyangwa no ku murongo wa 9 ugeze ku murongo wa 10. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Pawulo avuga ngo umuntu niyizeza umutima we, haleluya, akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami, azakizwa. Hari ikindi? Umuntu niyizeza umutima ntibirangiriraho, yarangiza akatuza akanwa ke, uwo muntu azakizwa. Nguko uko twahawe agakiza. Hari ibiguzi twatanze, hari igiciro runaka. Hari abantu njya mbona mu gihe cya Pasika, abantu batuye ngo ni Abayuda, sinzi idini ryabo, bikubita bakibabaza, bakikeba, bakigira gute, bagakora urugendo rurerure mu mihanda bikoreye imisara, abandi bambaye amahwa, ngubwo ngo ni ukugaragaza ububabare bwa Yesu, ngo niko buryo bwo gukizwa. Ariko reka mbabwire, Yesu yamennye amaraso ye rimwe. Twe ntabwo turabo kwimenera amaraso kugira ngo dukizwe, ahubwo twebwe icyo dutegerejweho nuko twizeza umutima, tukatuza akakanwa ko Yesu ari umwami, agakiza kagataha kuri twe. Amen. Agakiza kagataha kuri twe. Niba uri no muri iri teraniro utarakizwa, ntugire ngo hari ikindi bigusaba, nuko wizera Yesu, ukizera ko ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru akaza mu isi, agatanga ubuzima bwe ku bwacu, ukamwizera, warangiza ukatura. Ibyo ngibyo bihita biguhesha nawe kuba umwana w'Imana isumba byose. Haleluya. Nta kindi twakoze, nta kindi. Ntabwo ari uko twakoze inzira y'umusaraba, ntabwo ari uko twikoreye umusaraba, ntabwo ari uko twibaze. Muririmbyi yambye ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu, ntabwo byose byabasha kudukiza.
ngo n'agahinda gasaze tukereka Kristo ko tubabaye cyane. Oya, ikintu ategereje nuko natura, ikintu ategereje nuko watura. Hari imbaraga ziri mu kwatura nizo zihesha agakiza. Natangiriye kuri Yohana, Yesu asanga umurwayi, uriya murwayi yahagurukijwe nuko Yesu yamwatuye w'ijambo rivuga ngo byuka. Icyavuze ko kanya kiba kirabaye kwa Mariya na Marita. Yesu ageze ku gituro, Yohana 11 umurongo wa 41. Yesu yakoze iki? Yesu yagiye ku gituro, afata kuri Lazaro, ajya mu mva, akajya murambika ibiganza se. Oya, Yesu yarahageze, aravuga ngo muvaneho icyo gitare. Bamaze kugikuraho, ngo Yesu avuga ijwi rirenga, haleluya, aravuga ngo Lazaro kanguka. Ngo ako kanya ngo wari wapfuye arakanguka. Ngo bagiye kubona abona aregutse, ngo abona arahagurutse, aravuga ngo nimumukore ibyo bintu azingazingiwemo, kuko w'icyo agomba gukora yari yamaze kugikora. Imana ishimwe. Hari imbaraga ziri mu kwatura mu Kristo. Ikintu uhoze mu mutima ukacyatuza mu kanwa kawe, icyo kintu nicyo uzaba cyo. Nge ntabwo ibi nabishobora, ntabyo uzigera ushobora. Nge ntabwo gukizwa byankundira, ntabwo uzakizwa. Ariko si uzakizwa nuko bidakunda, uzakizwa nuko muri wowe hatarimo kwatura kwiza. Twige kwatura neza, twige kuvuga ibiduhesha umugisha, twige kuvuga ibiduhesha kuba abatsinzi. Wature yuko nubwo bimeze gutyo, wiringiye yuko Kristo witanze azagushoboza n'icyo cyakwizingiyeho kikakuvaho cyane. Mujye mutekereza ibintu byose muri sense positive, nibwo muzabaho neza. Sense positive birashoboka, birashoboka muri Kristo, byose birashoboka. Ujye watura, uhaguruke mubyeyi mu rugo rwawe, wature, watura amahoro, watura umunezero, watura abana b'umugisha, watura abana bazaba umumaro ku gihugu, watura abana bazahindura isi. Ibyo bizaremeka uko ukomeza kubyatura. Ariko nukomeza uti aba bana buzuye abazimu, bazabuzura. Bazabuzura koko, nujya cyane muri saro nawe ubabonemo abazimu gusa. Sibyo uhora ubaturaho? Yewe woga kenyuka, we azakenyuka. Dore uko kimeze kizamera gutyo nacyo, kuko cyamenyereye ko bakibwira uko kimeze, kimerera uko nguko, gihore cyasamye, gihore kiri bizare, ko nubundi se ariko bahora bacyaturaho, gihinduka uko nguko, kandi kizabikurana. Dore icyo kigoryi. Ariko mwambabariye mukajya kwatura aka kanwa. Iyo ugiye muri Matayo, muze kwasoma, wenda ntaza kubaha ibintu byinshi. Matayo 18:18 muze kuhasoma. Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ngo reka mbabwire, ngo ndababwiza ukuri ko icyo muzahambira mu isi, mu ijuru kizaba gihambiriwe, kandi icyo muzahambura mu isi, mu ijuru kizaba gihambuwe. Urumva iryo jambo rigendanye n'iki? Bigendanye no kwatura. Ntibaya magambo umushumba mukuru yarariho avuga, umurimo ntuzananira, nzagerageza, nzakora ibishoboka. Mama Zediri, ntabwo uzananira, bizanashoboka nyine, kuko icyo ukomeza kwatura nicyo kikubaho. Ariko ubu narabyaye cyangwa ni ingegera gusa, zizaba ingegera. Ariko mana nk'ibi byana kuko Imana yaguhaye ibyana cyangwa Imana yaguhaye abana, ubwo abyeyi ingegera koko wakwihana, kuko imbere y'Uwiteka ugatinyuka. Reka mbabwire ngewe, ureke n'ubukirisitu. Hari igihe umuntu numva nk'ijambo rimuvuyemo, ureke n'ubukristo, bakose
iri jambo umuntu abasha kurivuga gute rikava mu kanwa k'umuntu ufite ubwenge ufite ubupfura umuntu warezwe tureke n'ubukristo undi ukumva kubisa ikintu Yesu Kristo kavuti wenda ko bakunanira nabo ko atari bo ahubwo wowe ihangane hindura kuko birashoboka ko bafite ibyo batuyeho bibi wowe hindura noneho ukurushaho kubihindura niko bizagenda biremeka mu rubyaro rwawe haleluya mu muryango wawe ariko iwacu koko twese twaremewe kuba batindi muzatindahara hajya habura n'urengera undi amubure na mitiwere kuko ariko ubu koko uyu muryango kuva muvutsemo mbona ari abatindi basogokuru bari abatindi none natwe tugiye gupfana ubutindi muzana bupfana ujye watura nguko bimeze kose nubwo bimeze gutya Imana izatugirira neza izabagira oya ujye uvuga ngo njyewe birashoboka ko abo ngabo bose ariko bameze ariko uvuga ngo muri njyewe nzababera umugisha nzabakuraho igisuzuguriro njyewe nzababera umuyoboro haleluya kandi ukurushaho kubyatura niko Imana izagenda iharura inzira koko ukababera iki umuyoboro amen iyi Kigali ntabwo tuzayibamo kwa heri ntayo uzabamo iyi Kigali rwose nuko buzinguturago buri kutuzinga neza ariko niwemera neza kuzayibamo byanze bikunze warya inyanya zitukuye uzariyirira muri Kigali warya bunyobwa gusa oya mureke twige kwatura uzaburya wicaye muri uzi ko hari ibintu byinshi bitwamyaho kubera ibintu twatura ibyo bintu bikatugendaho ibintu bikadushorera ibintu bikadusegura biti rwose reka tugusegure neza iga kwatura neza uyu munsi numvise muri nge cyangwa kukubwira ngo hindura ibintu biva muri wowe hindura ibintu byimitswe muri wowe ujye uvuga ngo oya ubu noneho ngenda umutsinzi ngenda umwana w'Imana nge narabatuwe amen uhereye umunsi hindura uhere none hindura mateka yanyu yihorere hindura hari ibintu byakunaniye mama rukundo we hindura haleluya nukuri uyu munsi dutangire noneho nurangiza uzakompare ibihe bitambutse n'ibihe ugiye kwinjiramo uzaduha ubuhamya haleluya uzaduha iki ubuhamya kuko uko kwatura kwawe kuzana imirimo ikomeye y'Imana ku buzima bwawe kuko ijambo riratubwira ngo icyubahiro cy'Imana n'izagiha undi haleluya ngo kandi nizemera ko izina ryayo ritukwa rero uko kwatura kwawe ntabwo Imana izabirengaho ngo igukoze isoni amen ntabwo izabirengaho tangira wature utabana banjye bagiye gukora ubukwe abana banjye bagiye kugraduatinga abana banjye bagiye kuba abantu bakomeye abana banjye ubuposte nziza bagiye kuzicaraho haleluya ubireme ubyature ibyo bintu bizabaho abakobwa bacu hano hejuru ibintu mwatura nibyo bizabaherekeza yewe nuwanyihera niyo yabagenda hirima mu muhanda ariko nanjye akamuma none se uwirima mu muhanda ngo aza kumarira iki koko yewe uwamuma ntacyo Yesu we abakobwa bacu nashaka bahirima mu muhanda nashaka batagira akaguru ariko ntacyo nashaka zaza atagira amenyo iraje mugukubita utagira amenyo iraje mugukubita uhirima mu muhanda kuko nuko wabisabye kuko niko wabisabye nyine ayiwe ubu koko mbure ubu mbure
Kiraho bya bintu ujya uvuga. Kiraho bya bintu ujya uvuga. Zavugozo mwisi. Iki gitondo zavugozo mwisi. Udukoreye umuti. Ngaho uvuga uti uwamana utagira amenyo mazi muguye. Imuzanye atagira amenyo. Ibintu watura nukuri nurebe uko tungana gutya buri muntu aze kugenzura ibintu yagiye yatura arasanga yarabihawe. Uze kwicara ugenzure. Eka mbahe agatemanyaje gatoya. Nge ndi umukobwa. Ntabwo sinigeze mara igihe kiri nashatse kuko nge nashatse rwose na university ntarayitangira. Natangiye university narashatse. Ariko nkaba naratinyaga ubukode. Kandi ntabwo nabayemo. Ariko numvaga mbutinye. Noneho nkajya mvuga mana we niyo yaba ari icyumba na saro ariko ukandinda ubukode uko niyo yaba ari icyumba na saro ariko mana ukandinda ubukode ibigira gutya ibirakiguhereje icyumba ibi ngo bisa umugabo wubatse inzu y'ibyumba byari 3 na saro na saramanje byose biri hamwe utabona nyine irayinkubita nkuko nayibwiraga pe ndavuga ni wayimpaye irayimpa pe mu byumba utashaka kubona ubisikanira nundi reka ntabwo byari gushoboka kuki nibyo bintu naturaga nushaka uzama icyumba na saro sinzakodesha koko niya sinakodesha ariko imanyine ya yindi nasabaga uzinzu itagira koridoro nyine sohoka mu cyumba ugwa mu bicaye irayima suko nayisabye mwese abari mu byumba musana baryamye hamwe rwose hano na hano yansambre kabisa hano naha mwavugana umwe aryamye hano ndari mu kindi mukaba mwavugana nta bintu birebire ngaho muri dorotwari kuki sibyo nayisabye ubwo nari kujya nkajya mvuga ariko ubiyinzu koko kandi nyinjiramo nari nezerewe nishimye ukuntu ntakodesheje amen umugabo wanjye tujya gukora ukambwa ati rero eka dukodesha ahantu hanini wumve nawe yarebye kuko navukiye mu rugo rwagutse ariko bisabaza batisha uyu mukobwa ntabwo azabamwe y'inzu arabanza arayimisha kandi nari nzi ngo ariko nkajya mubaza ariko ko numva ngo urubaka wubakaye tukajya gusura ahantu nyina wabo akankatisha akanzengurutse hano kandi ari ku nzira twari kunyura ahantu yubaka akankatisha hano kugira ngo ntagera kuri ya nzu yarambwiye ngo yarazi ko ngo ninyubona nzahita mubenga akankatisha kanjyana hirya kanyuza kandi twari kunyura ku iyo nzira nyine hariho iyo nzu kandi akerekaza ko we ntiyarazi ibyo nasengeye ati rero tugiye kuba dushatse inzu nk'amezi twishyura amezi angahe inzu nini urumva inzu nubaka ntabwo iruzura inzu nubaka mbega nambwani urabizi n'ubu ngubu ngiye gukomeza kwiga reka mbanze nige nawe ubanze wubake none nzajya gusoza kwiga kuko nituri bukodeshe ngiye kwiga uzabona yo nyishyurira kuko ntabwo wacu bazanyishyurira nashatse ubone nayo ukodesha reka rero ngewe ngende nige nkomeze kuba kuri sharije y'iwacu nawe ugende wubake witonze iyo nzu yawe uzabanze uyisoze abona naramaramaje abuze uko agira ko naramwangiye ko nasabaga ibana gusinca gukodesha oya arangije abuze uko agira ati noneho uzaze tuhanyura urebe niba byakunda nawe byumve nyine guhurira kuri esikariye ujya kuri saro wapandaga nk'upanda nta n'akayesikariye karo kandi adafite uburyo bwo kuzabikora twinjiye mu bukwe ndamubwira ibi nta kibazo kirimo we ibi bintu byose nta kibazo ni iyi nzu ni igitangaza rwose
arumirwa atariko uyu mukobwa rero agira ngo yarakeneye umugabo byihuta. Nta mugabo byihuta naye nyene kuko naye mfite imyaka 21 andambagiza. Naho mbwani nta kibazo rwose iyi turayituramo rwose. Wowe ntunahangayike ngo ibyo ukora byihorere bireke dukora ubukwe, ibi uko imeze tuzayijyamo. Bamunda mu motive. Ariko nabwiraga Imana iki? Niyo wama icyumba na saro, kikoze urumva nyine yandengerejeho byibura naho nimbyara umwana azaryama. Ariko umushyitsi yarazaga akaryama muri saro. Nuko kuki ibintu rero watura, ariko ubu koko Mana ubu komeza ukunsuku, ubu nabuze koko numeze gute? Mubishyireho kuko mujya mubivuga, mubishyireho kwa kundi mubivuga. Ejo bundi naza ugahita wihuta kubera ukuntu wabisabye gatatu utangire Pastor Masedri Yesu ashimwe ko nagushakaga se. Tubonane umugabo mfite arataha, siko wabisabye ngo ipfe kuguha. Ntataha aranywa kurusha. Mbega bya bindi byose uko abanga ipfe kuguha. Mwige kwatura neza. Haleluya. Abasore bacu mwige kwatura neza. Uvuge ngo ureme urugo rwawe, urwature, ubwire Imana ngo dore nshaka umugore umeze gutya, nshaka ibyo bizabaho. Ibintu twatura nibyo bintu bitubaho. Haleluya. No hagati yanyu, hagati yacu twige kwaturana neza. Uzi ko umuntu udashaka kuvuga ngo Imana uguhe umugisha kandi nta kintu bisabye. N'ukuri ibi bintu Imana yaduhaye nta kiguzi, nta mashuri, nta bunararibonye. Uri umwana, uri mukuru, umeze ute, Imana iguhe umugisha, Imana ikurebe neza. Haleluya. Siko Imana yabwiye Mose ngo abwire bene Aroni. Hari ikindi yamubwiye, yambwiye ngo bajye batura umugisha ku Bisirayeli, bavuge ngo Imana ibarebe neza, Imana ibagirire neza, Imana ibaha amahoro. Haleluya. Ibyo bintu abari by'Imana ibwiye Mose ngo abwire bene Aroni. Bivuga ngo ibintu byo kwatura rero ntabwo ari inzaduka, ahubwo Imana yabyigishije n'abatubanjirije. Amen. Na Yesu arabivuga, abatera ikintu muzatura mukagihambira muri iyi si, kizaba gihambiriwe no mu ijuru. Urumva ariko iryo jambo mujya murimenya. Bishoboka ko abantu batajya bamenya kandi icyo muzahambura. Uzi ko umuntu yakwaturaho ijambo. Niyo mpamvu abakozi b'Imana dukwiye kuzura umwuka w'Imana utuma tutareba ku bihe bikomeye n'ibihe bitugoye bishobora gutuma twatura amagambo mabi ku bantu Imana yadushyize imbere. Kuba wamvuze nabi, kuba wavuze kuriya, kuba itorero warisebeje, ntibime guhagarara ngo mwatureho ikibi. Ibyo bishobozwa n'iki? Nuko mpora ndi mu mbaraga z'umwuka wera zituma amatwi yanjye n'amaso yanjye atagira ikintu atindaho. Kuko twahawe kwatura umugisha, kandi uwo mugisha ukamanukira ku bwoko bw'Imana. Ariko reka nkubwire, n'umuvumo nk'ukwatuyeho cyane undi akawukwatura, cyane nawe ukwatura kuri mwene se, wamubaho. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze ijambo ryiza. Ndashoje nubwo iminota nashakaga narenje ko ndashoje. Ako ndibaza ijambo ryo kwatura wamaze Abefeso 4. Iri ryo reka turisome, iryo rya nyuma nsoza. Abefeso ibice 4 umurongo wa 29. Haranditse ngo Abefeso ibice 4 29. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Haleluya. Ngo amagambo atesoni ntakabe muri mwe, ahubwo uko mubonye uburyo
mujye mwatura iryiza ribashe guhesha abandi umugisha. Haleluya. Rero ijambo nagambiriye kugira ngo uyu munsi njyewe nawe turizirikane, ni ijambo rivuga ngo kwatura kwiza kurema ibyiza ku buzima bwacu. Kwatura kwiza kukuremera ejo hazaza heza. Kwatura kubi nako kudutera gusenga amasengesho menshi. Icyo urakizi? Kwatura kubi kudutera gusenga amasengesho menshi, ariko kwatura kwiza kuduhesha ejo heza h'umugisha. Uyu munsi mu Kristo, bakozi b'Imana, twese uko duteranye, igihe cyose tubonye uburyo, tujye twatura amagambo meza tubashe guhesha abandi umugisha. Haleluya. Kuko muri twebwe Imana yadushyizemo izo mbaraga zo kwatura, kandi ibyo twatuye bikabaho. Imana iguhe kwatura neza, uhereye uyu munsi ubitangire bya bindi bya kera. Haleluya. Ibya kera ni ukuri Imana ibikuvaneho. Haguruka mu mwanya wawe dusengere isengesho. Nashoje isengesho ridukuraho ibintu bibi twaturiweho. Haleluya. Ibyo watuweho, azapfa kuriya, azarindagire, azapfa atanezerewe, azahinduka inzererezi. Ibyo ni ibintu byose byatuwe hagati muri iri teraniro. Azahinduke urubuyero ruzamubera urubuyero, ntakagire icyo ageraho, avunika ariko ntagire icyo asingira. Uko ni ukwatura kubikwatuwe. Ariko mu izina rya Yesu iki gitondo, nyuma yo kumva imbaraga ziri mu ijambo ryo kwatura, Imana ihindura ibintu byose byatuye ku buzima bwawe bubi. Imana iguha umugisha, Imana iguha umunezero, Imana iguha ejo heza, Imana iguha urubyaro rwiza, Imana iguha urugo rwuzuye umunezero n'amahoro, Imana iguha ishyikizo, Imana iguha icyerekezo kidahwanye n'ibyo bakwaturiyeho. Uhereye none, buri mvugo mbi, buri magambo mabi yatuwe ku bagabo, yatuwe ku basore, yatuwe ku bana, yatuwe ku bakobwa, akaturwa ku bagore, ahindurwa n'ijambo ryiza rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.